kuba indaya ku mugabo wawe cyane. ni byiza, niba utanabizi uzabyige. Hari umuntu nabonye ukivuga iryo jambo ngo kuba indaya ku mugabo wawe ngo aje imbere ya kamera aravuga ubwo si ubwo ngo ni gute naba indaya mu buzima bwanjye ngo imbere y'umugabo ntarabayo kandi ari uwawe. nanirwa kubyiga hanyuma zo zizamugutwara. ubwo umva niba utabizi byige, kuko hari filime wareba ukabyiga cyane, hari nabo mwaganira ukabimenya cyane. Nk'uko umuvandimwe amaze kubivuga, aduhaye ibanga akoresha. Ntabwo ushobora kubwira umutwara ati urakoze mugabo mwiza, ari byo bariya abantu bo hanze bicuruza bararusha. Icya mbere aba yakoreye amafaranga, icya kabiri uzarebe abagore benshi bafata abagabo babo ngo wanciye inyuma kubera ko yibye agatelefone ke agafata akahita arebamo agasanga aravuze ngo akawusangamo akamesaje kavuga burya mu gihe kenshi apataraza ambwira ati shushu urarenze, njye nkibwira ati shushu ndarenze, icyo gihe mba nakije. Nta muntu wimenya, burya abantu uko bakubona bakanakubwira ushyira mu nyurabwenge uturemo 2 cyangwa 3 byanze bikunze harimo ikikuri, harimo ugushuka kuko ari cyo gushakaho, harimo n'uburi kukubwiza ukuri koko ntacyo gushakaho cyane. Niyo mpamvu umuntu agomba gukoresha ubwenge bwe. Rero kwicara mu bantu ugatinyuka cyangwa imbere ya kamera ukavuga ngo ngiye ngo ndabizi ngo ndenze ngo sinzi impamvu ngo umugabo wanjye ngo twatandukanye ngo ntago ari gutya na gutya, reka twemere ko urenze aho ngaho, hanyuma se akanwa kawe. Umugabo ni nk'umwana, uko umwana umuhangayikira ukamenya ngo agomba kurya iki kintu kugira ngo kitamutera uburwayi, nawe n'umugabo ni ubwo ngubwo. Iyo umugabo abona ko umuhangayikira, izina ry'Imana ashobora no kunywera mu gikombe kandi nawe abona kuri kunywa akakiguhereza. Kubera iki? Umufata nk'umwana, yamaze kubibona ko umuhangayikira. Ntabwo aba abikoze kubera gusuzugura, ahubwo nuko aba yumva ni wowe nyine yizerera, ari ibintu byinshi abakubonamo. Ariko se niba umugabo wawe akubwira ati wamereje iyo telefone, ko nawe wigira nabi wacitse amaboko se ubwahiri ntiwahagera. ubu kuhaguruka ahura ukagenda ugafata telefone, ni nawe uri hafi birakunaniye ko barumbwiza ukuri, yagenda kugenda ati buretse mbabarira umbwire buriya uba ufite ubunebwe cyangwa nukubona ko ndimbura mukora. Hari umwarimu watwishaga segonderi, noneho hakaba umukobwa twiganaga witwaga Teta, akajya avuga ngo ubu nko mu myaka nka 20 iri imbere abana bazajya ngo tugiye kwa mukecuru Teta. Mukecuru Teta c'est quoi ça? Yagiye kwa Teta, ubu nawe Teta umbwire Mukecuru Teta atuba tugiye kwa mukecuru Teta. Ayiwe ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze mwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukora mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5 kuri 5. Ni kumwe na Ketchup nk'ibisanzwe ndetse n'umushyitsi watugendereye uyu munsi. Tugiye kuganira iwacu, tubanza guha ikaze abashyitsi. Tuguhaye ikaze mubyeyi mwiza. murakoze cyane. Yego, witwa? Amazina ni Muhawe n'Imana Hajara, ariko nkagira irindi zina mama yanyise cyangwa se izina ryankujije nk'uko yitwa Ketchup, ariko andi mazina atari Ketchup. Yego. Iryo zina ni Shushu. Shushu. Yego. Aha, ntago ndi burivuge. ataza kugira ngo hari ibindi uri kuvuga. Ntacyo bitwaye. Ukeneye kubaka. Hari umuntu twaherukanaga nko mu myaka 2 ishize, yanyandikiye mu kanya, nawe yitwa Shushu. Ndamusuje cyane bazina. Usidise ufite umugisha w'abashushu. Abashu. Alright, abavyeyi babiri tujye kuganira uyu munsi, twibanda cyane ko ku muryango. Topic y'uyu munsi ni umuryango n'ubundi nk'uko tujye dukunda kubyibanda kuri Ketchup TV show. Iyi ni chaîne ushobora kuza kwigiraho uburyo ki umuryango watera imbere, yaba uwawe na societe urimo muri rusange, yaba Nyarwanda se cyangwa se n'andi utuye ko uvuga ko wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi nshango twibande cyane kube igitsina gore. Baca umugani mu kinyarwanda ngo zimba ari umugani ngo rugo rutagira umuhoro, rugo rutagira umugore. Komera. Komera. Urugo rutagira umugore rugo repfo na ruguru. Bakongera bati nanjye nta guce mu ijambo ngo ukurusha umugore abakurusha urugo. Yego. Uyu munsi tugiye kureba ngo ese umugore mwiza utuma umuntu arusha undi urugo agomba kwitwara ate? Ni gute umugore yaba mwiza ku mugabo we ku buryo amwigarurira, ku buryo aramukabona nk'undi mugore nk'icyo kwambwa bati we ntago ruta umugore wanjye, kandi wenda asa nka Janvier uwo mugore. Janvier n'urundi. Ngiye.
niyo topic y'umunsi ngira ngo tuganiraho muri rusange. Ketchup ngo ikaze kuri Ketchup. urakoze wari wanze ariko nkibaza icano nyirayo ninde arafushye ntabwo nyishimuse. tugiye gukuraho brandi tukanahindura ikiganiro tugashaka kandi ahantu tugishyira yarafushye yego pe Right, ntago nanjye ndi mukuru ndabizi neza. uzi ubwenge Yego. Hakunda kubaho ibintu byitwa gucana inyuma cyane ku bagabo. Abagore bamwe ati ni ingeso z'abagabo, nta mugabo udaca umugore w'inyuma, bagakora n'utunama karabyara ati reka ni ingeso za Imana yabaremye bazi bacana inyuma. Abandi bati ni imyitwarire mibi yo mu rugo y'umugore ituma umugabo asohoka hanze akabona undi mugore amwitwayeho biruta uko umugore we yamwitwayeho, bigatuma kurwa n'uko kuntu yitwayeho n'uwo mugore akisanga yagwe mu cyaha cy'ubusambanyi yamuciye inyuma. Kuri abagabo ntabwo duca abagore bacu inyuma, tugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. wibisakira indi nyito ni ukubaca inyuma. Numva kuri uri kubisasira di ariko ubisigiriza wabigize ibintu byiza. Ntabwo umuntu ntabwo agwa mu cyaha ngo cyangwa kujya ahubwo muranabipanga. ni ibintu aba yapanze ntabwo aba babimugwirije yabipanze. cyane. Ibaze gufata umukobwa ukamusukisha ukamugurira amavuta ukamwohereza amafaranga ukamuhamagara ukamubaza uko yiriwe ubizi neza ko nta rukundo rwa danje umufitiye, icyo ushaka ari ukuryamana nawe, byarangira ukongera ukazinga ibyo uzinga ukagenda bagasubira mu rugo. ugasubira mu rugo kujya guteza umugore wawe imikoshi n'uburwayi bwa hato na hato uba wararuje muri uwo muntu. Icyo kintu rero ntabwo kigwamo, ugambirira icyo kintu kibi ukagikora, ubundi bibaye bishoboka umuntu yakabaye nuko. Keca ntabwo uciye mu ijambo arimo arashaka ibintu byo kubisasira avuga ngo ntabwo baca inyuma abafasha babo ngo baba bagiye ngo kugira ibyo bagera ngo bakagaruka, ariko mu by'ukuri nk'uko umuvandimwe yari yabivuze ni ibintu muba mwateguye. Ni ibintu uba wateguye kuko iyo uri kubikora umutima wawe wose, inshingano zose, affection yose umugore wawe yari afite urabimwaka, urabimwambura ukabijyana. Ni gute wambwira ko ibyo bintu biba byabaye impanuka? Ngewe nkufashe uri nko kunshinya wakora iki? inyundo rimwe gusa ho yabaho ubu rimwe ku byo utazongera rimwe ugahita ukanguka ukicara uvuga uti ku isi habaho umugore umwe. Icyo ni icyaha kuko nzi neza ko iyo umuntu mwasezeranye mu mategeko, iyo agize amakuru amenya ko icyo kintu kiri kuberaho, iyo uzanye polisi barabafunga. Ni icyaha, ni icyaha mu mategeko. Noneho wibaza imbere y'Imana ngo runuka. Nanjye n'abaciye mu ijambo Keca ni ukuvuga ngo yarashatse kuvuga umuvandimwe ngo abagabo harakana kumoja avuga ngo guca inyuma ngo se bituruka ku ruhande rw'abagore cyangwa n'abagabo niyo kamere yabo. Ubundi abagabo mu bisanzwe mwaremanywe irari kugeza twebwe ndajya nkoresha n'imwe mu mirongo iri mu bitabo bitagatifu muri Korani batubwira ko umugabo ijwi ry'umugore ni ubwambure. Nujya kuvugira imbere y'abagabo batari abagabo bawe, jya uvuga ijwi nk'uko turi kuganira ntibeje ntavuze twatuntu, kubera ko nimbivuga wa wundi ufite uburwayi bwo kugira gute mu mutima we arahita avuga ati ni shushu nta wundi. Niyo mpamvu murabufite intuze irari murariremanywe, ahubwo bigendana namwe guca inyuma uwo mwashakanye wowe ubigiramo uruhare 70%, kuko niwe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuba wakontorora iryo rari ryawe. Nta mugabo n'umwe utagira irari. Icyo ndizera gisobanutse. Ntawe n'abakora ariko nta nubwo tunari barusha abagabo biri ku rwego rurenze. Uzi ko nyine nshobora kukureba gutya nkumva nta cyabaye, ariko wowe wandeba ukahita unyifuza. Si uko nagira irari, ahubwo mwebwe riri ku rundi rwego. Rari we twatsinzwe gute? niba vuga irari ujye witaba. Ikindi Keca uzi ko hari n'abagore batuma abagabo babo babaca inyuma, wari ubizi? Yego hari ibintu bimwe na bimwe bijya biba. Ngenda gute shushu? Ngenda guha nk'urugero. Aba bakobwa bari hanze dakoresha irihe jambo ni indangamirwa ni ndabita biti aba bicuruza kugira ntabivuga mu buryo buri bukomeretse umuntu wese wari we wese. Aba bantu bicuruza hari ikintu barusha abagore bo mu rugo. Nanjye ndi umugore dore na variance. Ni ikihe? Suko babarusha nyashi nkuko mu mvugo zizi babivuga, suko babarusha uburanga, ahubwo hari ikintu bitaho abagore bo mu rugo batagira gute batitaho.
mbaza ngo ni iki iyo utambaza nari kwitavugana icyo kintu nta kindi. Umugore ahita yigiraho. Umugore wo mu rugo ntago aha agaciro igikorwa cy'abashakanye ko ari igikorwa cya danje, sinzi ukuntu nabisobanura. Ntago abiha agaciro mu gihe wa wundi abifata nk'inshingano ariko nabyo zitari danje. Ubu umutware wawe n'urugero aje akagwa nk'amafaranga from nowhere, urabizi nta anniversary nta kintu na kimwe, ntuserebura ukavuga turakoze aya yose n'ayanjye bikagutangaza, ariko muri cya gikorwa ushaka gutanga ati urakoze mugabo mwiza. Ntabwo ushobora kubwira umutware ati urakoze mugabo mwiza. Ari byo bari abantu bo hanze bicuruza bararusha. Cya mbere aba yakoreye amafaranga. Icya kabiri uzarebe abagore benshi bafata abagabo babo ngo wanciye inyuma kubera ko yibye agatelefone ke agafata akahita arebamo agasanga aravuze ngo akawasangamo akamesaje kavuga ngo nari ngukumbuye ngo cyagiye ngo duherukana, utuntu nk'utwo two kumwica mu rugo, ko kumwica mu mutwe. Sorry, ntago abagore bo mu rugo icyo kintu bakitaho. Kuba wafata umutware wawe ngo umwibutse biriya bihe ku buryo nawe ari buvuga ati ubundi ndajya hanze gushaka iki. Ubwo abagore bo mu rugo babyigireho muri kiriya gikorwa, mu gushimira umutware wawe kugira ngo avuge ngo okay uyu munsi byari bimeze gutya, ejo haziyongereye. Ntacyo yakoze se. Ntacyo yakoze nyine. Ubwo gushima ni ingeso nziza, kandi reka mubwire ntacyo yakoze nyine icyo gihe. Ntabwo uri ubwe ngo ntabwo umeze nk'abandi bagabo niba hari abandi wahuye nabo, kuko iryo jambo riramusesereza. Ahubwo uri bumubwire ati uyu munsi ntabwo byari bimeze neza, cyangwa se ndabona ko wari unaniwe mu buryo bujimije ariko utamusuzuguye. Burya abagabo bakunda icyubahiro cyane cyane, ubundi hataza kuba hariho Imana umugabo yari bukubwira turanyubaha cyangwa se bakunda icyubahiro, kandi iyo umwubashye ibintu byose birikora. Aho ndisi ati barushwa n'abana ku muhanda. Bari mu muhanda mu mutwe amwica mu mutwe handi ahita avuga ati okay reka nsubire. Kubera ko mu rugo niyo babikora mu gitondo saa 6 nijoro, nta narimwe aramubwira ati wakoze mugabo mwiza. Nta narimwe aramwandikiye akamesaje ari ku kazi ati ko numva nkukumbuye. Ntashobora. Ariko wa undi ko akazi ko ari kubikora by professional, ariko nabyita warishaka ikofi. Kari akantu kamwigireho go gukomeza umwikumbuza umwibutsa, bizatuma umugabo ataguca inyuma. Ubwo twinjiye mu kiganiro neza, kimwe muri ibyo nicyo ngicyo. Ikindi cyatuma umugore abasha gukipinga umugabo we mu rugo ni ikihe? Tubisangire twese turabye batatu turanga. Ketchup nabaza duhibanga ari gukoresha kugira ngo mutabaza adahindukire. Kipinga umugabo. Ndubujisho nari mena. Gusa nziko ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko agiye gutuma yimena inda yavuga ibanga. Gusa sindi burivuga cyane, ariko ngiye kuvuga ibintu bya rusange numva. Niba uzi ikintu umuntu wawe akunda, ni byiza ko ari cyo ukora, ariko nanone ntuhora ugikora inshuro imwe. Hari ikiganiro twabivuzemo. Ntabwo ugomba guhereza umuntu indyo imwe ya buri munsi, kuko indyo imwe itera inzoka. Rero nimba nzi ko Mutabazi mu bintu akunda harimo wenda kurya inyama n'ubugari cyangwa n'umuceri, ariko ndamutse ndengejeho salade ntabwo byamugwa nabi. Ikindi nkaba nzi ko akunda amahoro, ikindi nkaba nzi ko akunda kumva ko neri mu bweni. Ibyo nari ngiyemo mu Kiyovu birarangiye, ngeze mu mujyi. Ariko najye kumva ngo ndamubwiye ngo ngo navuye mu Kiyovu ngo nca mu mujyi ngo ubu ndi Nyamirambo. Hari akantu bumutera mu bwonko katameze neza. Iyo umweretse kwiteka ari uri imbere kuruta ibindi, uretse wenda gutinya Imana n'iki, hari ibintu umuntu atajya kugereranya, sibyo? Ariko mu bijyanye n'ubuzima akabona niwe wa mbere, akabona urigomwa kuri we muri bya bindi akunda. No mu byo adakunda wowe ukunda ukagerageza gutuma bimenya akanabyiga mu buryo bwiza burimo ikinyabupfura. Ubwo ni bumwe mu buryo bwatuma ugumana umuntu wawe. Kandi ikintu kijyanye no mu buriri, abenshi bavuga ko ari cyo kibakura iwabo, sibyo? Ntabwo ararana wenda na murumuna we cyangwa se yirarana, ariko ahanini mu bintu bigize urugo nacyo kirimo. Rero bisaba ko uhorana udushya. Nk'uko umutetsi ahora avumbura ikintu akivanze n'iki byaryoha, no mu buriri niko bigomba kugenda.
ntabwo mugomba guhora mureba purafo nk'aho wagira ngo barabasabye ngo rangete ziri mu nzu iwanyu ngo mujye Muzibare. muzibara ugomba kuba no mu idirishya cyangwa no munsi y'igitanda ushobora no kuri no ko mu numva nguni wasa inimitira uranyumvira afite ndi urugo niyo mpamvu urumva ushobora no kureba mu nguni ushobora nyine hagomba kubaho ibintu byose bishoboka ushobora no kuvuga uti uyu munsi ntabwo gahunda zikomeza kubera mu rugo nkava mu rugo nkagenda nkavuga ngo ngiye wenda urugero nko kuri hoteli runaka iri hafi aho ngaho cyane umugabo ngenda ambwiye uze guca hano tuze kuhafata ikintu cyo kunywa urugero mbere ko tugera mu rugo ni nko kuwa gatanu akazi karangiye kare agasanga si ukunywa gusa harimo no kuryama ni gute atakishima ni gute cyane n'umukozi ukajya wumva ibyombo biri muri dudu cyangwa ukajya kumva umwana arize nk'uwo bakubise hasi ukabura byose uriritse ukagaruka washaririye ariko iyo habayeho ako kantu ko gusohoka mu rugo ukagenda iki kintu kikaba wagiteguye cyane umeze neza hahandi nawe ubizi neza ko ufite umwuka mwiza ahantu hose ni ukuri ni byiza ko umugore aba bari gukoresha rino jambo sinanarikunda ariko niko abenshi tubyumva kuba indaya ku mugabo wawe cyane ni byiza niba utanabizi uzabyige hari umuntu nabonye ukivuga iryo jambo ngo kuba indaya ku mugabo wawe ngo aje imbere ya kamera ubwo si ngo ni gute naba indaya mu buzima bwanjye imbere y'umugabo ntarabayo kandi ari uwawe nanirwa kubyiga hanyuma zo zizamugutwara ubwo umva niba utabizi byige kuko hari filime wareba ukabyiga cyane hari nabo mwaganira ukabimenya cyane nk'uko umuvandimwe amaze kubivuga aduhaye ibanga akoresha abivuzemo avuga ati umutware wanjye ntabwo ngomba kumutungura agomba kuba azi ngo nagiye aha nahavuye ndaha kandi mu gikorwa cy'abashakanye ngomba kwitegura kuba nahindura pozisiyo burya nicyo yashatse gusobanura nta mpamvu yo kuvuga kandi koko nibyo nimba ku mugana umutetsi avuga ati uyu munsi tungurusumu reka tuyikuremo uyu munsi reka uyu munsi tujye twashyizeho voka wayi noti hari utaza n'udushya nibyo wanga gukora bakabimukorera bakamugutwara kandi ibintu byanyu birasengera ababyeyi babihaye umugisha imana irabizi si ibijurano murashaka iki badamu murashaka iki ubundi haja reka nkubwire nimba warasezeranye imbere y'Imana mu mategeko warakoze n'ubwo bukwe kubera icyo utaba proud yo guhamagara umuntu uzi ukamubwira uti renge kangwiza wawe umuntu wawe ko nshaka abagore b'abanyarwanda impumyi uyu munsi zirareba abagore b'abanyarwanda bagira isoni ariko ku mugabo wawe zirusha uburozi kubera ko ukuntu uzakurusha uburozi wowe uzajya uvuga ngo ku mugabo wawe nibyo zigire kuko isoni ni igice cy'ubumuntu kandi isoni ni nziza kuko hari ibyo zituma utakora ku karubanda ariko ku mugabo wawe simvuze ngo mushirikeho isoni ariko tinyuka kuki wumva ko bugera uzajya ukwa porocinga buri gihe uri kumva babarira kuki wumva ko kubera ko umugabo uhora umubwira ngo umugabo ahora kugira ndagushaka keca ndagushaka ejo azavuga ati ni indirimbo we ntagashaka ese mba ndi kumufata ku ngufu umuntu akabitekerezaho rero umuntu mwashakanye umugore wawe umugabo wawe uba ufite uburenganzira 100% bo kumubwira ati uyu munsi hari tayari erega ntabwo ari kubwira abantu ba kera tujya twibaza ubundi abantu bose abanyafurika bakunda kuvuga ngo ko tutarabona ababyeyi bacu bari romantike atahagarara ngo amahaka bize kugasanga babyaye abana nk'umunani cyangwa 10 bicaye ukibaza bariya ababyeyi ba kera bari ku abagabo bafite ukuntu bari batinyitsemo ukuntu mada twagiye no mu buriri bahita bakirana ariko uko iminsi igenda iza ni ukuri abadamu mwige kuba abasirimu uburindiye ko umugabo azajya aza wampaye ari muri aguha iki wampaye ni ibintu ugomba gutegura ko biriya bintu bihera mu mutwe kandi niwanga kubikora ku mutware wawe ku mufasha wawe uzabikora ahandi cyangwa nawe umugabo wazigira ahandi kuba bishoboye ikindi umuvandimwe yakomoje ati umugabo ugomba kumwubaha ni ukuri ugomba kubaha umugabo wawe kubera yuko ese urabizi ko iyo agiye kugushaka kiriya gikorwa cyo mu buriri umukorera
hari n'undi muntu wakimukorera cyane yewe yajya no ku muhanda akabigura akabyishyura aribyo Cyane. twita kujya ku ndaya bambabare n'ibiryo jambo ryaba riremereye ariko niko bivugwa aragenda akabigura biriya bintu bivuze ngo iki biriya bintu bimuhe urenzeho na respect cyane ntago ashobora kwishyura ngo bamwubahe ntabwo ntago bibaho bikunda ese wari uzi ko keca abagabo bacu iyo bari ku kazi bose ashaka kumucishamo urushyi cyane ashobora kuvuga ati we akamucishamo urushyi yataha mu rugo agasanga nawe uri hejuru yari azi ngo ngiye gutuza ngiye kuruhuka ngiye agasanga ni bimwe abagabo ampisi b'abanyafurika baba baheruka ibintu bya romance bagiterekana kubera ko umukobwa iyo yamubwiye ati ngwino usure muri ghetto cyangwa se duhurire ahantu ewana igisuko gihenze yego umwenda uhenze yewe n'umugabo yashaka akabishoramo ariko iyo umugore ageze mu rugo ibitunguru amaminwa amashereka igipira kigera iriya ntabwo umugabo we amuzi n'umunsi warimwe cyane amwambariye uko abishaka Yego. uzi ikibazo cyo kugira ngo umugabo mwashakanye akwifuze keca yifuze kukureba uri umugore we abagore bakemura icyo kibazo cyane pe agakumbura kukuberera kandi mu uhari bantu. mu bantu kubera yuko uko yakubonaga gutereta si ku wisize kimeze akamekapu wambaye umwenda mwiza yego warabyibushye nibyo waranabyaye uzana inda n'amaribori nibyo ariko ntabwo bikuraho kubera rezitora rikagera ku ivi nicyo kibazo urizitura none n'ubundi yabaga yiziritsemo ibyo nyine nibyo tugomba guhindura abagore tukavuga okay umugabo wanjye hari ukuntu yambonaga byatumye ajya kunkura iwacu Yego. reka ibyo bintu akomeza mbone gutyo bituma atansiga hano ngo ajye kugira gute gushaka ba bandi kubera ko uko yagushatse ajya kuguhitamo mu mamiliyoni amagana yaravuze ati uriya mukobwa wawe hari ibyo mukundiye nubwo uzagera mu rugo ugahinduka ukabyara ugahinduka ariko hari utuntu tumwe utagomba gucika jya ufata umwenda ave mu kazi asanga wafashe wa mwenda w'ibihumbi magana ngaho ubitse ari umwambarire Yego. ku buryo ahita akubaza se Ugiye. keca uvuyeho ubundi hari ahantu wari wagiye umbwira ati ni ukuri kw'Imana niwe nari nambariye ibyo bizaba bigutwaye iki cyane ahubwo bafata varize bakajya bagapakiramo imyenda ngo niyo kujyana ahantu mu rugo ibyenda bya poromosiyo biriya bimeze gutyo keca kutifisho ukirirwa unyambaye iwawe umugabo wawe yakubona atari ku iyo televiziyo niyo abona akazajya kwirebera kandi reka nkubwize ukuri ni ukuri kw'Imana nimba uzi ko urwo rugo warugiyemo kugira ngo urugumemo kora n'ikintu gituma umugabo wawe mbega ahora ameze ari ikindi nk'uko Hajara yarabivuze umuntu arahinduka aba yaragushatse ufite ibiro 50 wabyara bikabijana noneho ariko niba yaranagushatse ugahinduka gutyo gira ibindi bintu bitajya bihinduka muri wowe tureke iby'inyuma ukora undi muntu atamukorera ashobora kuza akakubwira ukuntu abantu ari babe akakubwira ukuntu yacitse intege ariko akaba ariwe muntu umusubizamo imbaraga cyane ku buryo mu gihe yicaranye n'abandi bantu ababwira ngewe umugore wanjye gutya ngewe umugore wanjye gutya kandi tuvuye muri ibyo byose nta mugabo udakunda kurya neza hari umudamu ugenda akaguhirikira ibintu inzara zisumba izi zanjye ziba zimeze gutya kwibaza ukuntu hati ikirayi bikakuyobera uretse n'ibyo mekapu n'ibyo byose inyuma asa neza yicaye ari muri televiziyo cyangwa kureba ibiganiro by'abantu bashwanye by'amatiku mu gikoni hari ubucafu ibiryo nyine bapfuye kurundamo ngo bishye umugabo aheruka ibiryo bye umwaka ushize cyane cyangwa se arya neza ari uko yagiye muri resitora uzi kugira ngo uzumve umugabo bari kumubaza ngo ibiryo umugore wawe ateka n'ibiryo byo muri resitora nibihe bikuryohera ukumva ahisemo muri resitora ni ikibazo warangiza ukasama ngo uri guseka wumvishe ikintu nk'icyo biba ari zeru rero tuberaho kwiga nta muntu uba uzi ibintu byose hari ibyo mu buriri ushobora kuba uzi ariko ugakenera ikindi undi muntu azi kugira ngo ibintu bibe byiza kurushaho hari n'icyo cyo guteka byibura nushaka uba uzi guteka ifiriti imeze neza itumagaye ariko uba ufite ikintu kimwe uzi cyane Bibiliya ngenda yizera kuko niyo nkoresha ivuga ko ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana hari igihe usanga mu rugo hari amagambo mabi cyane umugore ashyira ku mugabo bikamwangiriza imitekerereze akavuga ati reka mbe mpunze aya magambo njye kwifatira rimwe wajya gufata rimwe uri guseriva kari guseriva ari gutoragura igicasi kidahari kandi yambaye akamini gafite nka santimetero ebyiri samara kuba mitsingi nk'umunani ukavuga atari ku bundi ko nyiramama wanjye abamereye nabi
nakwiruhukiye ahangaha yego. Ni gute umugore agomba gukomunikana n'umugabo we ku magambo ku buryo avuga ati byibura ndubashywe n'uyu mugore kuko dukunda icyubahiro 100%. urabivuze ati kuko dukunda icyubahiro 100%. ni ukuri icyubahiro abagabo baragikunda, abagore twige kubaha abagabo bacu. uravuze ati ni ayahe magambo wakoresha cyangwa se niyihe tange ushobora gukoresha ubwira umugabo wawe kugira ngo nyine atabona ko wamusuzugura. ubundi abagore tujya tugira defo, reka nanjye nishyiremo kwenda harya nanjye nacishamo nkagakora ko kumva ko umugabo kuba yarangejeje mu rugo bihagije ko narafatishije, kandi mu by'ukuri mugenzi wanjye nturagerayo, urasitara gato bamujyane. uravuze ati nirihe jambo ugomba gukoresha rikatuma umugabo wawe ibintu bigenda neza. iri jambo rya mbere ni ndagukunda. ubundi baravuga ngo urupfu rw'abagabo ni mu maso, ibyo bareba. urw'abagore ni mu matwi. abagore dukunda umuntu tubwiye neza. buriya naje niyo yaza agasanga ndi mu ikosa ariko ntahita ntuka, akabimbwira mu buryo buri positive. ishusho rero aba bana kuba nsanze bataroga ntabwo byari bikwiye, wari wahugiye mu duke ariko ntuze unsakurize. umugore nawe kuko nzi ko nkunda ko ari buze akambwira muri iyo tange nziza, nanjye ngomba kuvuga ngo nawe ni umuntu, ni umwana wa mabukwe diye, nanjye ngomba kumenya ukuntu ngira gute mutwara. rinda gukankamira umugabo wawe, bya bindi bijyanye na respect, ugomba kumwubaha. ese umugabo araje aravuze ati uyu munsi akazi kari gakomeye nta n'amafaranga baduhaye, uratangira uba wiri gukora ibiki, ubona tuzabaho gute? jya umenya ko nyuma yo gukora, nyuma ya stress aba yirirwanye, aba akeneye yuko ugira gute umuhumuriza. arabivuze ati hari igihe ava hanze nta ntege afite ariko ashaka kuzisubizwamo nawe. bizaca hehe? muri ya mvugo nziza, muri ya magambo umubwira, muri ya magambo yo kumbwira ati nta wundi mugabo ukuruta, muri ya magambo yo kumbwira ati uri umugabo ushoboye kandi ushobotse. hano hanze umugabo ajya mu kazi bakamubwira nk'ikijambo kiremereye, shana nubwo yaba afite abana 5 akumva ni imbwa, kandi ari n'umugabo unubatse inzu, ariko aba akeneye wa mugore umwibutsa ko ari umugabo, ari we ntwara afite cyane, kandi bwarayaze. ukaba ubizi neza ko bwayaze, n'ibintu bari kumuhora ari ukuri, ariko ukajya ukamubwira ati mugabo wanjye ubundi iyo wirebye ukareba n'uwo muntu wagututse ubona umuntu mwiza ni wowe. ikindi ukamwumvisha ko buriya akangubwiza ukuri, wicaye ahantu ugasaba bari kuvuga umugore wawe ibintu ubizi neza ko ari byo, ko ari amafuti, wowe uyu mukunda uramudefanda, mwava aho ngaho ukamubwira ati ariko ibi bintu abantu benshi bamaze kubibona uzabihindura. ariko apana kumva ko umugabo bamwise ikigoryi nawe ubizi neza ati umva ati ntabyuza, ati wakugeza mu rugo ukareba ati ibikombe yirirwa bitera umupira nk'umupira. abagore twige kubaha abagabo bacu, tubahe respect, kuko nitutayibaha bazajya kwishaka hanze. ibyo wirirwa ngo hari umuganira baravuze ngo umugore ntabwo ari ngarame gusa. nyine abagore bazi ko kuba yatanze gahunda yo hepfo iriya halasi, azi ko bihagije, azi ko nta wamutwara umugabo, bazamutwara bamutwara ureba ushiduka yaragiye, ugiye kuvuga shushu ubwo ibyo nakora byose n'ubundi ari ugenda yagenda. ntabwo yagenda, buriya ajya kugenda nawe uri kumusunika. bamukurura akagenda kubera ko nawe uri kumusunika, ariko ndakubwira ukuri niba mukurura umufashe gutyo umukomeye umutsindagije amagambo meza, ibikorwa byiza, urukundo, kumushimira, nta muntu uzamutwara. akuze kuba uryamye n'umuntu ibyo mwari murimo birangiye akakubwira ngo urakoze ndabimeze neza, ukongeraho n'utundi tugambo uba wumva urumeze. akuze kubona ngo eka njyamo ubwo nta hejuru ejo ukongera nanone muri iki muri kubaka inzu nyine aho hari umwiko n'ibiki. oya, ibintu abantu bagomba gukosora kugira ngo nyine batabatwara abagabo. kubona aho babyigira biragoye cyane, usibye mu mwito. iyo muri mu mwito ndakeka mujya mubaganiriza. nigeze kubona baganira ku byinshi. nawe rero mu mwito se ko baba bari guceza bajya kuvugira mu muziki, baraceza hariya bagatanga. bundi mu mwito intuze insanganyamamakuru insanganyamatsiko ndabyita gute, nyine ingingo nyamukuru y'umwito ni kashi. buriya bari bose ntabwo bagiye gutanga inyigisho, baba batanze ubufasha buzafasha tugatingira ketchup wacu neza amafaranga. inyigisho zihabwa nyine umuntu ufite microphone avuga yelele bakaririmba, nawe agacishamo ngo uzubahe umugabo, ariko nyabuna ziriya barazigiriwe kera iyo afite uzimugira.
hanyuma udafite uzimugira Ese ajya aza areba bimubwira. ibiganiro nk'ibi ngibi tuzajya tugira gute akuramo Eh. ikintu kimufasha. cyane Ibi biganiro hari abantu bifasha wari ubizi kandi abantu bajya kureba shusho afite YouTube channel muri kumva ko ari umumama uzi ubwenge muze twige mujye murebe ibiganiro Shushu TV Shushu TV. uyisure n'ukuri urebe shusho azi ubwenge rageniza utuntu twinshi iga hari ikintu wavuze ariko sinzi niba nawe ngo ntabwo twacyumva kimwe yuko uruhare runini cyane mu kubaka urugo ari uko mu buriri hameze neza kandi tubona abenshi batandukanye bamwe ati ngewe meze neza ndi umugore ariko umugabo byararenze anca inyuma bigenda ababizi bite gute se ko bimeze neza uwo nawe ko azizanira azijyana kwa Juma ababizi gute abavuga ngo mu buriri bimeze neza ngo ariko ngo amuca inyuma ntabwo ari Juma tuziranye Jubu ntabwo ari wowe Juma urambone n'agaterime kagera umukobwa gatwa baby tujya tuvuga ngo uzijyana kwa Juma mwese ababizi gute ko ameze neza icyo ni cyo cyica umuntu mu bintu ibyo ari byo byose kumva ko ari nyirandabizi kumva ko ibintu bikora Eh. umuntu duhora twiga Oya. duhora twiga udushya niba ucuruza imyenda ngiye gucuruza imyenda ndi uwa mbere ndi ejo imana izabikwereka ko utabizi ikindi iyo wumva ko uzi ibintu nyine uriyumva ugatangira kwangiza ibintu byinshi uzareba abantu bemeye mu mitima yabo ko nta kintu bazi bahirwa umunsi ku wundi rero uwo watangiye kumva ko abizi ko yageze utangira kumva ko umunsi apimisha ikiye yajya kumva ko yageze mugabanye ibintu mu ngo wowe wari uri kuvuga ngo ntabwo uri kwemerana nanjye ariko nanjye abo bantu ntabwo nemeranya nabo burya mu gihe ketchup ataraza ambwira ati shushu urarenze njye nkibwira ati shushu ndarenze icyo gihe Ntabwo mba biba bibaho. nakishe nta muntu wimenya burya abantu uko bakubona bakanakubwira jya ushyira mu nyurabwenge uturemo abiri cyangwa atatu Cyane. byanze bikunze haba harimo ikikuri harimo ugushuka kuko ari icyo agushakaho harimo n'uburi kukubwiza ukuri kuko ntacyo agushakaho cyane niyo mpamvu umuntu aba agomba gukoresha ubwenge bwe rero kwicara mu bantu ugatinyuka cyangwa imbere ya kamera ukavuga ngo ngiye ngo ndabizi ngo ko ngo ndenze ngo sinzi impamvu ngo umugabo wanjye ngo twatandukanye ngo ntabwo ari gutya na gutya katwemere ko urenze aho ngaho hanyuma se akanwa kawe buriya abagore imana niko yaturemye turavuga utyo umugore yagututse ntiwakora kandi iyo umujinya wazamutse ntabwo umuntu yibuka ko ari umugabo we azana n'inzika n'akantu ko kuva bakibana cyane niba waramennye n'igikombe akakwihorera arabizana rero nimba uzi ko mu buriri uri sawa banza wibuke neza ko no ku munwa wawe n'utundi tuntu nibyo nari mvugiyeho ngo umugore ntabwo ari ingarame gusa we azi ko kuba atanga gahunda mu gitondo aho umugabo amushakiye ariko wenda abana ntiboga uburiri busaswa n'umukozi bogisa zimeswa n'umukozi cya cyumba kibanga kera ababyeyi bitaga icyumba kibanga nta mwana no kugira ngo ukinjiremo si ngo cyangwa nakuze mu rugo no kwinjira mu cyumba cya papa na mama banza ugakomanga ariyo nta muntu wabaga urimo bako tuvuga ni icyumba kibanga ariko right now umuntu aragenda agaha umukozi no munsi y'igitanda niwe umenya ko ishuka iriho icyuya umukobwa yicaye ari kuri telefone umugore ari ari mu magambo akumva ko kuba atanga ibintu niko nabyita bihagije kuba umugabo atamuca inyuma azabica inyuma yongera guca inyuma kandi rimwe na rimwe uzasanga agucana inyuma n'uwo mukozi ntabwo uzi umukozi ni hose urajya ku kazi wambaye iki agashati ni agateguye umugore araryama kuko yatanze ibintu ari kumva ibintu byagize gute byakemutse aba nanaryamye se ngo aruhuke ashaka ngo ejo azongere neza aba ameze ngo ariko ngo noneho ngo mundebere ngo akaba abantu bari gupfa iki akongera ariko abagore bagira ubugamba akahita atangira akabwira umugabo we ibintu bidafite epfo na ruguru bidafite epfo na ruguru inshingano ze we kuko azi ko igikorwa cyahariya mu buriri yatunganyije nibyo ni na byiza ariko hari ibindi yataye inyuma kandi bijyana nyine n'ubuzima bw'umuntu nose umugabo arasohoka yambaye inkweto yajya ku musigiti gusari yakuramo akabona yambaye inkweto zidasa amasogisi adasa umuntu ahita avuga ati kandi yasohotse mu rugo hasize madamu uyu ni wandi duheruka kujya gusabira ejo bundi cyangwa uzi ko kari akantu gato tudaha agaciro umuntu wese ukabonye atavuga uriya haraye hashya niyo mpamvu yahagurutse n'umujinya agafata ibyo abonye akambara rero wa mugore utagize gute utabishyizeho atashe uzakora ikintu gishoboka ku ruhande rwawe turi kwiganiririza abadamu uruhande rwawe uzarukora uko ushoboye unasaba imana igushoboze ko byagenda neza ubundi uwo mugabo nimba afite kamere yo kugenda azagende ariko utari intandaro wowe atari we biturutseho kimwe nko kuba hari nk'abantu abakozi bo mu rugo bahemukira undi uje
agatuma mwitwaraho nabi, ntabwo biba bikwiriye. Wowe nimba uzi ko uri umumabuja ugira umutima mwiza, wugire mukorera igishoboka nk'umuntu, we ntabwo uhemukira azagenda. Ashobora kugenda akavuga ati runaka naramuhemukiye ko we ntiyangiriye nabi. Icyo kintu ni cyiza, ariko ntuzishimire kumva umuntu wicaye ahantu arimo aravuga ngo yewe we ngo yaramemukiye. Ntibabivuge batabizi, ntacyo akubeshyere bitarabaye, ariko ntuzahure n'ikintu cyawe kibi kandi koko ari icya nyacyo, uko umutima uyonga. ngendeye kuri iyo pourcentage nini shushu yari yatubwiye kuri gahunda zo mu buriri, mu gihe uteye uko umugabo wawe adakunze, imiterere y'umubiri wawe itandukanye n'uko we abikunda, bigasaba ko agomba kujya gushaka bya bindi akunda, wakora iki mbere kugira ngo ukumire yuko asohoka muri urwo rugo rwawe? urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. ubundi iyo umuntu agiye gushaka ibyo uzasanga biba ku muhungu watembereye cyane, niko nabyita, bakaba yagiye left and right, imbere n'inyuma, ahantu hose azi ibimeze gute. ariko mugabo nujya gushaka, bagore bene data nkoresha iryo jambo, ntimuvuge ngo twavuze ko byose ari mwe mu bitera, n'abagabo babigiramo uruhare. wowe waragiye uca hirya hino, urazenguruka, urangije ufata umwanzuro wo gushaka, uranshatse, usanze muri za gu zose wumvise hariya washakaga, njyewe usanze ntari meze nkayo, ugomba kubyihanganira. Ko amakosa ni ayawe. Amakosa ni ayawe, niwe wagiye kurya ukarya, tubyite akatagabuye. wagiye kurya akatagabuye, bigera kurya akagabuye warijuse, niko nabyita. burya ibintu byose ni mu mutwe, ntibazakubeshye ngo guye hano na hariya, wabishatse byakugendera nk'uko ubishaka, ahubwo ibintu byose setting zose ni hehe, ni mu mutwe. ikintu nabwira umugabo, we niyige kuba satisfied n'umugore we, abashe kunyurwa n'uko umugore we abigenza. ikindi kandi bajya inama mu bwati, iyo bimeze gutya nyuma mwumva atari ko bimeze, tubigenze gutya, ariko rero kuvuga ngo decision ni kugira gute, ni kujya hanze. Kandi ikintu kinangaza nyine binavuze nibyo, urishoreye uragiye, mu kanya uratashye nawe uramukeneye, ubundi uba wararozwe. ngo ni fimbo babarira. Ni bibi kabisa. Kandi reka mubwize ukuri, umugore wawe ushobora gusanga atazi ibyo bintu ushaka gukura ahandi, ukamufasha. ibintu byose ni ukwiga, niyo mpamvu umuntu wemera kwiga ntabwo uzapfa kumubona yatsinzwe. ariko hari undi uba ufite umutwe ukomeye kabisa, wamubwira uti tambuka wagenda gutya, ngo hoya ngibyo se ngo ni ibiki, ngo ibyo uzajya buvanye kandi ngo ni ububeshu. umugore n'umugabo ni abantu bagomba kumvikana, bagatera blague, bakaba abashuti. hahandi ushobora, hari amashusho abantu bita ngo nayo urukozasoni, ushobora kuribona ahantu runaka witambukiraga, ukaryoherereza umuntu wawe mu bana, bikaba ari byiza. ariko kubera ukuntu ushaka kwiyerekana mu yindi shusho utari wowe, ukabyoherereza umuntu uri gutereta, mbega ubwo buri mu biti. kubyoherereje uwo mubana mu buriri byaba ari byiza kuruta kujya kubihereza uwo mutabana. nyine hari ikintu kiba giteye isoni, ubonye iryo shusho ry'urukozasoni, urihaye umuntu mutabana, uri kumva ko nta kibazo, uwo mubana biguteye isoni, yango mwigane muhugurane. mubwite wenda narebye kubivuga mu magambo ntari bubishobore, ariko ureba iki kintu tubigeneye gutya, ariko nimushirika n'ubwoba. izi nama twatangaga ni inama zigenewe abashakanye, ariko se abitegura gushaka nabo noneho bakwitwara gute? abitegura gushaka rero nabo, reka ngire ikintu mbabwira. abitegura gushaka, reka ngire ikintu mbabwira. umuntu ugiye gushaka, menya ibi bintu bigera kuri bitatu. ikintu cya mbere, bitatu byubaka urugo. sinkubeshye, ntabwo uzasanga mu bintu ngiye kuvuga uri butungurwe. icya mbere cyubaka urugo ni ukuganira. icya kabiri ni icyizere, kugira icyizere umuntu mu Rwanda. icya gatatu ni ugufatira umwanzuro hamwe, bikubiye no mu kuganira, ariko twabyita kafata none ka kane. icya kane kuzuza inshingano. hano hari ndagukunda wumvisemo. abantu rero bagiye kubaka bazi ko baba bagiye sheri ishusho, ngiye kuba umwamikazi. kandi burya mukobwa cyangwa se musore ugiye kubaka, jya uhera aho uturutse. simvuze ngo nimba iwanyu bararwanaga ngo nawe genda utangire urwana. icyo nshatse kuvuga ni iki, ntabwo umubare wa ndagukunda babwirana ubuta ibikorwa bakorerana.
nimba papa akora kugira ngo azane ifunguro ku isahani, mama agakora amasuku kugira ngo ya sahani ize kubisa neza, uri kubyumva, biravuze ngo ibyo ni ibintu byungikanya. Papa nicara ati umugore wanjye ndagukunda, undi akavuga ati mugabo wanjye ndagukunda, bakicara bakarebana, ese ubwo bizagenda gute? Abana bazajya iki? Randirodi n'abasora se ndagukunda izabafasha. Abantu rero bagiye gushaka baba bazi ko bagiye kuba muri paradizo, rero yagerayo kabiri gatatu yabona haje ibintu byo gukoropa, ati se kandi naha nzakoropa, akavuga ati ibikozi ikorera narabicitse. Ari uhita usanga hazamo ibintu by'abakozi, ugasanga umukozi birenze gukoropa, birenze koza ibyombo, bigiye gusasira boss. Ariko hari ikintu kiba giteye isoni, ni ukuri kw'Imana ukumva utewe ishema nuko uhamagaye umutantine wawe ukamubwira ati urabona saa kumi zirageze, irukanka mu cyumba usase ukora munsi y'igitanda ataraza, urufunguzo uhita urushyira hahandi, cyangwa se wenda n'umugabo arabizi ko urufunguzo aza akarubaza uwo mutantine. Hariho abagore bameze gutyo kandi bakumva ntacyo bibatwaye. Niba wowe uzi ubabonye mu muhanda ko ari ibikoko, ushobora kugira ngo bafite ubwenge. Ntiwumve nabi. Yego pe, umudamu akirirwa atwaye imodoka akayicura ari nzima naho yayigonze. Saba afite ubwenge, saba abareba kure. Ariko mu rugo arareba muri metero imwe. Niba hano hari igikombe ntabwo abona ko inyuma y'igikombe hari ikindi kintu gihari. Urwo rugo ni urwawe, urwo rugo ntabwo ari urw'uwo mukozi. Umukozi arahari, twe dufite amahirwe muri Afurika, wenda tubasha kubishyura tukagira n'amahirwe yo kubabona, akaza mukabana hejuru y'umwaka, imyaka ingahe, hari ibyo agufasha, agusigarira ku rugo udahari. Ariko niba agusigariye ku rugo, nasigare ku rugo biri aho ngaho, yijya no gusigarana umugabo wawe. Kandi abantu twese dukunda abantu batwitaho, dukunda abagore, dukunda abantu tubwira neza ariko badukorera n'ibintu byiza. Umugabo noneho we hari akantu nari ngiye kuvuga k'agasimba gakunda keya, ariko wenda abantu baza kubyumva nabi. Ariko umugabo ni nk'umwana, uko umwana umuhangayikira ukamenya ngo agomba kurya iki kintu kugira ngo kitamutera uburwayi, nawe n'umugabo ni ubwo ngubwo. Iyo umugabo abona ko umuhangayikira, izina ry'Imana ashobora no kunywera mu gikombe, kandi nawe abona kuri kunywa akakiguhereza. Kubera iki? Umufata nk'umwana, yamaze kubibona ko umuhangayikira, ntabwo aba abikoze kubera gusuzugura, ahubwo nuko aba yumva ni wowe nyine yizerera, ari ibintu byinshi aba akubonamo. Ariko se niba umugabo wawe akubwira ati wamereje iyo telefone, ko nawe wigira nabi, wacitse amaboko se ugahiri ntiwahagera. Ubu kuhaguruka ahura ukagenda ugafata telefone, ni nawe uri hafi, birakunaniye ko barumbiza ukuri, yagenda kugenda ati buretse babarira umbwira, buriya uba ufite ubunebwe cyangwa ni ukubona ko ndimbura mukora, ugashaka mu biganiraho umwanya muremure, we bimujyamo. Abagabo ntabwo bavuga cyane nkatwe, twebwe hari ibintu tuvuga bikanasohoka, ngo uko babika niko bimugumamo. Ejo najya kureba umukobwa agateka telefone hano, umukobwa akabona ahantu iri ntabwo ari ahanyaho, akayimuzanira. Reka ngira akantu yongeraho ati abagabo bameze nk'abana. Hari ikintu abagore batazi n'abagiye gushaka bakimenya. Umugore yibwira ko kuba yarageze mu rugo akabyara uwa mbere, akabyara uwa kabiri, ndetse n'uwa gatatu Imana yamuha akamubyara, wa mugabo side inyuma hariya abana, uriya mugabo umufate nk'imfura yawe, nk'uko uriya mwana w'imfura ukavuga ati nyabura wigera hasi. Izo nizo keye umugabo akeneye, ntakeneye kumwitaho ngo ureke abana, ariko abana baha umwanya, umugabo ntabura umwanya. Ntago yababyaye ngo baze bamusimbure, yashatse mwuzuza itegeko ry'Imana ryo kwagura umuryango, ariko ntago yari yifuje ko ababyara ngo akubureho uburenganzira. Nicyo kiri hano rero. Uwo mwanya wubona gute? Uri mu kazi, uri kwita ku bana, uri kwita ku mugabo, ugiye ufite amanama ugiye kujyamo. Ese reka nkubaze, ibyo byose uvuga ati umutwe umwe wabishobora, muri segonderi wize amasomo angahe keca? Nkasa wayafataga ukajya no mu cyumweru kimwe cyo gukora ibizamini. Oya, ahubwo tureke ufasha ayo masomo, ushyizemo n'umuhungu uri kugutereta, arakubabaje ikosa rya mbere, ushyizemo na stress zo mu rugo, ushyizemo na stress zo mu rugo, wenda ubarana na mukasi kubishobora. None ngo kuba noneho kuba n'uwa mbere mu ishuri, nta nubwo uza mu bana 20, uba n'uwa mbere mu ishuri, ariko mu rugo rwawe kujera umugabo wawe n'abana ni ibintu bibaye big deal, ni ibintu biri simple, ibintu bishoboka. Yewe ko mfite abana 5, muri abo bana 5 imfura ni Mutabazi, agakurikiraho Kami na ziriya manga zanjye. Rero iyo ngiye kwita ku bana mera ku murongo mukuru, umukuru byarangiye, kurikiraho nashaka nkaryama saa 8 z'ijoro, ariko nibyo, ako nkaba mbiswe ibyo bintu biri ku murongo cyane.
dusoze nanjye kureba mama Ujye kureba mama kandi umugore uyu nawe ndagira nacometse njye urutoki n'ubwacu ni ukuri ndagira nacometse aho urutoki ntabwo uruta mbere ati nize mama ucomeye ku rutoki kandi right dusoze kuri akantu niba wenda igihe kitaba kinini ni gute umugore agomba kwambara mu rugo yiteguye umugabo ni gute yategura icyumba cy'umugabo noneho hera twisoreza kuri ketchup wahoze guhera kuri shushu nabanze nawe aduheho ngewe ku ruhande rwanjye ngewe nzi ko bishobora kuba biterwa n'ukuntu umugabo wawe agukunda wambaye ubundi hari ushaka kugukunda wambaye utikwije nk'uko nambaye kandi ari umusilamu ashobora kugukunda wambaye wikwije ari umusilamu cyangwa se atari n'umusilamu kugasanga hariho abantu bakunda ukuntu abasilamukazi bambara cyane wowe ni ukubanza ukareba mbere na mbere uburyo agukundamo kuba wambaye kuko hari igihe nanone buriya iyo abantu bafite abana ukoze mu rugo hari ibintu utakambara ngo ubure aho ngaho si umukozi w'umuhungu avuga ati cyenda ajya kwambarira sheri wanjye gutya ikabutura y'ibiki bikaba ari ikibazo ari n'igihe bafata ku mbuga urumva cyane akajya kwita ku mabujuri mwiza mfite umushuti wanjye byabayeho urumva dukomeze twikomereze noneho bikaba n'indi iyo wenda ni imyenda ushobora kuba wambaye myiza gukundamo mu gihe wenda utari nko mu cyumba ariko hari ikintu cyiza nzi niba ubizi neza ko umugabo wawe atarenza saa moya ataragera mu rugo niba bishoboka wafashe kuva saa 12 uri mu cyumba cyawe aho mu cyumba cyawe ufite uburenganzira bwo kuba utanambaye kuko ni wowe wenyine urimo aho ngaho umwambariye gutya ntacyo bitwaye cyangwa se hari utwenda tuzi twabugenewe ka kantu kaba kangana gutya utumva no ku mubiri wawe ko wambaye ku buryo nawe ugukoze hatakumva ko wambaye ndumva bajya bakakwambara nukavukazi wowe n'ingura yize urumva nyine ukaba wakambara utwo tuntu kandi ni byiza uzarebe uzafata isaha uzabigerageze umuntu uri bwumve kino kiganiro ufate nk'isaha mbere ko umugabo wagera mu cyumba ujyemo niba hari ibintu bihumura runaka ubishyiremo bihumura mu rugero apana kwinjira akitsamura akamera nk'uwenda akabura umwuka nawe umwambarire uko wumva iyo muri aho ngaho uburyo akunda niba nta kintu cyangwa hariho akantu aba ari bwo buryo bumeze ikindi habe hari ikintu mwembi mushobora kuba muhuriyeho ni byiza ko umugore n'umugabo bagira ikintu bahuriraho bakunda yaba icyo kunywa cyangwa kurya cyangwa icyo kureba umuvandimwe atubwiye ibintu byadufasha abagore mufate udukayi n'udukaramu hari ibiganiro njya nkora kira kuri channel yanjye njya kubitangira iby'urugo naravuze ngo urugo ni ishuri kandi buri wese aryiga ukwe ntabwo nzafata copy and paste ibyo ketchup akora ahubwo nzareba my husband akunda iki ankunda nambaye gute ese ukuntu naje imbere ya kamera nambaye sharia ikanzu zavamo amakanzu 10 niko akunda nambaye ese turi twenyine ankunda bimeze gute icyo gihe nabyize nabimenye namumenye nzi uko nkunda niko ngomba kubigenza nawe mugore niko ugomba kubigenza umugabo wawe niba ukunda wambaye mini yishyiremo nimba gukunda wambaye idira yonyine yishyiremo nimba gukunda umuhumurira akunda ko umuhumurira kuki ushaka kujyana umuhumuro w'ibishyimbo n'ibitunguru n'ibiki menya ngo agiye gutaha ibishyimbo byarakubabaje amaminwa cyangwa ugasanga ngo haragana nabonye ngo mwabagore mwe mwirirwa mushyushya amazi yo koga mu masafuriya mwatetsemo ibishyimbo ngo mubireke umuntu ngo yari umugabo bicaye muri bisi ahumura nk'ibishyimbo si ibyo nibyo navugaga cyakora n'ukuri biragahise uzi kumva umugore wawe umugeze gutya mu gitugu kumva isambaza kubera ibintu nyine samake ndikumva ni ibintu nyine abagore bagomba kwitaho ukamenya ngo icyumba cyanjye n'umugabo wanjye ni icyumba cy'ibanga kereka umukozi ahahise paragisida hafunguye ninjiye nibagiye kwegeka akaba yabona igitanda ariko ntabwo umukozi afite uburenganzira bwo kujya guhindurira amashuka amese imyenda y'imbere agire gute avuga ati mbere yuko umutwara ataha isaha atahira urayizi itegure mwitegura asa nkaho mwitegura
bariya abantu rega bajya ku ruhande baba biteguranya Biteguye. hagera ibintu none wowe watangira ngo arimo aragenda ngo ari kunsiga basanga wamwiteguye burya hari ikintu utaruzi uri kumbwira ngo ibishyimbo ngo byabaye ibishyimbo uzi ikintu bita amashereka yego uzi amashereka yakugiye ku mwenda uzi ikizingagira cyangwa umwuka wawe uzi impumuro so umugabo aratashye asanga uranuka ishereka ry'ejo bundi yego iga uko umugabo wawe ameze kuko wanjye n'uwa keca ko ameze ntabwo ari ibintu uko wawe ameze bitandukanye menya iwawe uko ameze umenya uko umwambarira nubikora mu buryo akunda bizagenda neza Ntabwo niba agira azagutuma. umwanda wego nawe ntabwo ugomba kuba Mukosore. nk'agasekurume mukosore ibintu bigende neza nibyo umugabo ukunda umwanda mwana reka nkubwize ukuri akamara hari umuntu ukuvuga ngo akagabo ni akanuka akanuka akagabo ni akanuka ariko reka nkubwize ukuri we ako kantu sinzi umuntu nakumvanye ndi kugenda mu muhanda nyine nkandurura gutyo ako kantu kuri ni kabi wenda ako ni akantu ntabwo ari umugabo ariko umugabo wawe nimba ubona box ashobora kuyambara icyumweru utamubwira ati uvuga ati hino ngo yerega ngo ntabwo niye nk'umugore ngo nk'ibiki oya futuboro mba nakira ko nta mupira nagiye ko ntirukanka bari ko bana niwe nicaye. cyakumva arakubwiye ngo ejo bundi sinanyagiwe ngo ubwo koga byararangiye mushyuhiriza amazi yashyire muri dushe umushyiriremo urebe ko yanga kuyoza twogana burya niba akunda n'umupira shyiramo urubuga rw'imikino radiyo imanike muri dushe urebe ko atajyayo niba akunda indirimbo zishyiremo agenda yoge ku mazi ashyushye si ibyo ajya yoga ayireba ajya ati vuba vuba Ariko yoga yoga. urayinywa niba akunda amata nuko mutubabarire ni ukuri da aho twavuze ibidakwiye muri iki kiganiro mutubabarire tubabarire n'ukuri ariko umugambi wacu wari wari ukwigisha no guhugurana njyewe hari ikintu nigiye kuri shushu hari n'icyo Romeo yize ko mu bantu turi gukorera gurumusha warimo rero ndabasaba yego urumva abantu ndabasabye abantu mu nkunda mukurikira ibiganiro byanjye mugende murebe kuri YouTube channel ya shushu ntabwo ari uyu munsi tuganiriye gusa uko tuzajya dutekereza ko hari akantu gashyashya twungutse tuba tumuzana shushu tuganira ko nanjye nanjye ndahari ni ukuri kw'Imana ndahari pe muze twige ku bakeneye pati tubarike muri komanteri tuyibatemo vuba njyewe numva ariko nk'abantu 50 ijambo pati tu 50 tuyibatamo nanjye ndahari yego nagushimiye cyane shushu shushu ni shushu nta kibazo n'abantu banzi ariko nkitangira kurambagizanya hajara reka nkashyiremo nkitangira kurambagizanya nsoje kwiga ndi hafi gushakwa umusore yazaga cyangwa se nk'abantu twiganye kwa guhera mu mbere segonderi nkijya ku ishuri narahagiye kuko hajara ntabwo abantu barifata nka shushu mvuze shushu abantu bose bakajya bandeba papa wakwita shushu nti mama shushu none se ubu nanjye ninkwita shushu ntabwo mba nkosheje ubu se ninkwita shushu sheri wanjye kuri abitwara ko muri segonderi tuba duteretana ubu ntabwo tubiye bifumbwe ati ni izina bidaciye kabiri urabitwara abana batinda kuza ku ishuri abahaje uwitwa sheri bati ngwino hari umuhungu nanjye nzi umuhungu yitwa sheri ndamwandi ngwino nanjye hari umuhungu ngwino nyine ugabe sheri na shushu ibindi ubundi batwihera amahoro uzi ko bijya binaviramo isomo ababyeyi ugasanga ari nk'izina wita umwana ritari ryiza by'imikino ngo ni akabyiniriro umwana akajya aba ipfunwe ryabo hari umuhungu nzi witwa sheri hari nk'umuntu wakumva umuhamagaye akagira ngo ni ibya sheri ariko sheri shushu hari n'uwitwa sweetinzi hari n'uwitwa hani fisi utwo ni twiza ka fisi wenda ni keza ariko hari umumotari ejo bundi wantwaye nkunda kugera nkana n'abamotari barambwiye ariko no kuri kw'Imana reka nkubwire kwitwa fisi ndi umusaza ntabwo mbikunda umuntu w'umusaza mbyaye akanyita fisi umuhungu wanjye fisi ariko shushu nyine ni shushu Imana irorohereza cyamuhoza
muhoza uzi ko abahungu benshi barihuriyeho n'abakobwa. Nanjye nzi abantu bitwa ba muhoza duva mu ishuri nariganye na ba muhoza benshi. Ababyeyi bahita bakwibazaho. No, kandi reka nkubwire muhoza ni indirimbo ni indirimbo. Ni izina umubyeyi akwita yumva nyine umuhoza ibiki. Uje mu gihe cy'ibibazo akatavuga ati byibuze ni umuhoza. None umwana bikamujena. Rero bimwe mu bintu mba numva byiza bibaho ni ukwita abana bacu amazina meza afite ubusobanuro bwiza kandi ku buryo uba wumva ko nawe ubaye muri iryo zina byagushimira. Hari umwarimu watwishaga segonderi noneho hakaba umukobwa twiganaga witwaga Teta akajya avuga ngo ubu nko mu myaka nka 20 iri imbere abana bazajya ngo tugiye kwa Mukecuru Teta. Mukecuru Teta c'est quoi ça? Tugiye kwa Teta nawe Teta mbwire Mukecuru Teta ati tugiye kwa Mukecuru Teta ayiwe. Reka mbashimire cyane babyeyi mwese amurema nakomeza abane namwe nshimira n'abakurikiye gahunda za Ketchup TV show mu subscribing kuri Ketchup TV show mukore share ndetse munakunde ibiganiro byacu naho ibiganiro byo nakagaruka mugira ibihe byiza. murakoze cyane nanjye nishimiye kubabera umutumirwa kandi nzagaruka. Asante.